Muraboneza nshuti zanjye ni ikaze kandi karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo ikunze kwibazwaho cyane n'abagore batwite. Ati ese gukoresha uburyo bwo guhumeka neza, ibyo twita breathing technique, byoroshya ibise igihe cyo kubyara? Hagiye uzumva ngo umugore arimo kubyara ngo bagiye bamubwira icyo kubwira, ati bagiye bambwira ati humeka gahoro wunzuza umwuka, ariko si bihari icyo bifasha. Avuga ko rero ari ubusa, abandi bakemeza ko ari ingenzi cyane. Reka rero dusuzume dushingiye ku bumenyi bwa siyanse, uburambe bw'ababyaza n'abaganga n'ubushakashatsi bwakozwe ku isi yose, turebe kuko ese gukoresha uburyo bwo guhumeka neza, byo bita breathing technique, byoroshya ibise igihe cyo kubyara. Muri Dr. Gasangwa Patrick, kanda subscribe niba utarakanda, ariko sangiza n'abandi babyeyi izi video kugira ngo bakomeze bagire ubumenyi, kandi reba video yose ndetse n'abandi zinyuramo zirebe kuko byose biradufasha. Ibise ni iki ubundi kandi biba gute mu mubiri? Ibise ni imikazo cyangwa se contraction y'umura iteris nyababyeyi ifasha umwana gusohoka. Iyo ibise rero byatangiye, umugore aba yumva ububabare bukomeye mu nda ndetse no mu mugongo. Ububabare rero buba buturuka ku mikazo, guhatira umwana kunyura mu nzira y'umura ndetse n'ubutumwa bwo mu bwonko pain signals. Guhumeka neza rero bishobora kugira uruhare mu kugabanya ubwo bubabare. Reference ni kuri twabikuye kuri American College of Physicians and Gynecology ACOG muri 2020. Uburyo bwo guhumeka neza ni iki bundi? Breathing technique ni uburyo butandukanye bwo guhumeka bukoreshwa mu gihe cyo kubyara. Hari ibyo bita slow deep breathing, ni uguhumeka gahoro winjiza umwuka mwinshi mu bihaha ukawusohora gahoro. Ikindi ni patterned breathing, guhumeka mu buryo bw'ikirangirire, urugero guhumeka gatatu vuba ugasohorera rimwe. Hari n'uburyo bita Lamaze breathing, ikoreshwa cyane mu mahugurwa y'ababyeyi igamije kugabanya umunaniro n'ububabare. Indi ni visualization plus breathing, guhumeka bifatanyije no kwiyumvisha ikintu gitanga ituze. Ingaruka nziza z'uburyo bwo guhumeka neza ku mugore utwite: bigabanya ububabare. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko abagore bakoresha breathing technique bumva ububabare bw'ibise butagoranye cyane ugereranyije n'abatayikoresha. Mechanism cyangwa se uko bigenda, guhumeka neza bituma umubiri usohora endorphine. Endorphine tuzi ko n'umusemburo w'ibyishimo uri karemano, bityo bikagabanya ububabare. Urumva ko rero ni ingenzi gukoresha zino tekinike. Ikindi bifasha mu kugabanya stress n'ubwoba. Uriya ubwoba umugore utwite cyangwa se ugiye kubyara agira butuma ibise biba bibi cyane, kuko umusemburo w'ubwoba bita cortisol irazamuka. Guhumeka neza rero bizagabanya n'umusemburo wa cortisol, bizafasha umugore kumva atekanye muri we. Twayikuye kuri reference of Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 2015. Ikindi biguhumeka bizagufasha kugabanya umunaniro. Iyo umugore ahumeka nabi, ahumeka vuba cyane, bitera hyperventilation cyangwa se kubura umwuka, bikamutera kunanirwa. Guhumeka neza rero bituma amaraso agera neza ku bwonko ndetse n'umwana akabona amaraso n'umwuka bihagije. Guhumeka neza buhoro bizakufasha kugabanya ibyago byo gukoresha imiti myinshi yo kubyara painkillers. Abagore benshi bakoresha breathing technique basaba analgesia n'imiti igabanya uburibwe nke kurusha abakoresha ubundi buryo gusa. Ese guhumeka neza byonyine birahagije? Oya, guhumeka neza si umuti wonyine w'ibise. Hari igihe umugore ashobora gukenera ubundi bufasha, hari nk'ikinya bita epidural anesthesia, massage kunda, kugendagenda cyangwa se kubyara mu mazi, water bath. Breathing technique rero ni kimwe mu bigize non-pharmacological cyangwa se kugabanya uburibwe ariko tudakoresheje imiti. Uburyo bwo kubikora mu byiciro by'ibise: icyiciro cya mbere kita ari reba, ni uguhumeka gahoro kandi biri birebire, ugashyira mu mutwe ko uri gutegura urugendo rwawe rwo kubyara. Icyiciro cya kabiri ni active reba, cyagiye inkondo y'umura iba yafungutse yose. Guhumeka mu buryo bwo guhangana n'imikazo ikomeye cyangwa se n'ibise bikomeye, patterned breathing. Aha ni izakora urugero guhumeka mu buryo bwa ibi ababyeyi batwite benshi baba bivuga, ariko ntibirafasha mu kugabanya uburibwe no kwihutisha ibise byabo no kubyara vuba. Icyiciro cya gatatu ni pushing stage, guhumeka mwinjiza umwuka mwinshi cyane, mukawufata mukamara igihe gito musunika, hanyuma mukawusohorera rimwe. Bituma imbaraga zo gusunika ziba nyinshi, nka kwa kundi umuntu uri muri toilet yikanira ashaka gusohora umwanda ukomeye. Naro niko bigenda, guhumeka winjiza umwuka mwinshi ukawufata ukawukomeza, none wakumva igise kije
ukawurekurira rimwe ugasunika cyane nk'ikanira uri muri toilette, bizagufasha kubyara vuba. Ibyo rero ubushakashatsi buvuga bwo guhumeka, hari nk'ubushakashatsi bwo kuri Cochrane Review muri 2018 buvuga ko guhumeka neza bigabanya perception y'ububabare ariko ntibigabanya igihe ibise bimara. Umuryango w'abibumbye WHO muri 2018 kuri Intrapartum Care wavuze ko breathing techniques ni uburyo bwemewe butekanye kandi bushobora gufasha abagore benshi. Hari n'ikindi cyakorewe yitwa Ramiz International buvuga ko guhumeka neza ni kimwe mu bintu by'ingenzi byongera icyizere ku mugore utwite. Umwanzuro rero dufata nuko guhumeka neza breathing technique ntibikuraho burundu ububabare bw'ibise hoya, ariko bigabanya uburyo mu mugore utwite cyangwa se ugiye kubyara abibona, bigatuma yoroherwa, bikagabanya stress, bikamufasha gusunika umwana neza kandi vuba. Ubu rero guhumeka neza breathing technique ni uburyo butekanye, bworoshye kandi butagoye, ariko ntibihagije ku bagore bose. Bamwe baracyakeneye kongererwa cyangwa se guhabwa imiti yindi bafasha. Ijambo rya nyuma, umugore wese utwite akwiye kwiga uburyo bwo guhumeka neza mbere yo kubyara. Si ngombwa ko bizakuraho ububabare bwose, ariko bizagufasha kugira icyizere, gutuza no gufasha umwana wawe kubyara mu mutekano. Murakoze cyane, subscribe kugira ngo ukomeze ubone video zitandukanye. Bye bye. Muraboneza nshuti zanjye, ni ikaze kandi karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa.